Amayeri icumi utari uzi ku mikoreshereze ya Google. Mu buzima bwacu bwa buri munsi dusigaye dukenera gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo ritwunganire mu byo dukenera byose. Aho uvuze ko kuri ubu abarenga 75% bose bakenera ikoranabuhanga mu mirimo yabo ya buri munsi, ntabwo waba ugiye kure y'ukuri rwose, kuko abo bose batunzwe n'imirimo y'ikoranabuhanga. Aha ariko ikibazo gisigaye ari ugusobanukirwa n'uko ikoranabuhanga runaka rikora cyangwa rikoreshwa. Mu ikoranabuhanga twifashisha dushaka harimo Google, ariko burya kuyikoresha nabyo bigira amayeri atandukanye kugira ngo n'icyo ushaka cyose uko cyakabaye. Uno munsi tugiye kurebera hamwe amayeri 10 yo gukoresha Google. Ikaze mu kiganiro kirambuye kuri YouTube channel yacu Inzobere TV Show. Nk'uko nari kubikubwira, tugiye kugaruka ku mayeri 10 yo gukoresha Google neza, ukaba wabona buri kimwe bitakugoye. Ubaye utakora subscribe ku Nzobere TV Show wayikora, maze tugakomezanya kunguka byinshi mu buzima bitandukanye. Burya kumenya gukoresha Google Search ntabwo ari ibintu bigoye, nta nubwo bisaba kubyiga. Ibi bituma benshi bibwira ko nta kindi kirenze kuri ibi, ariko burya Google nayo ntabwo yivuna ikwereka uyikoresha. Icyo ishaka ni uko umuntu uwo wese ku rwego ariho urwo ari rwo rwose ayikoresha nta mbogamizi. Nyamara hari byinshi wayikoresha kandi bikagufasha rwose kubona icyo ushaka mu gihe gito gishoboka. Aho ahita yibaza ikibazo cyiza cyane kandi ugiye kubonera umuti urambye. Kigira kiti: ese ni gute nashakira ikintu rimwe n'undi muntu akakibona mbere yanjye kandi njye nakwirwa nyishaka nkakibura? Igisubizo cyacyo nta kindi niki ngiye kukubwira muri amayeri 10 yo gukoresha Google neza. Icya mbere, gukoresha utwuguruzo n'utwugarizo maze ugashakisha interuro uko yakabaye. Bigenda biti? Ubusanzwe iyo ushakishije interuro kuri Google ikuzanira resulta cyangwa se ibisa n'ibyo uri gushaka, ariko arimo amagambo agize iyo nteruro. Ariko iyo ukoresha utwugarizo n'utwugarizo ikuzanira resulta zirimo iyo nteruro gusa. Urugero, dore uko uzabigenza: fungura gukoresha ushakisha kuri Google yawe. Urugero, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera Mini, cyangwa se ikindi cyose waba ukoresha muri mudasobwa yawe cyangwa se telefone yawe. Andika ijambo washakaga gushaka wifashishije utwugarizo n'utwugarizo. Urugero, utwugarizo. Izi nizo kode 22 z'ingirakamaro ukwiriye kumenya kuri telefone yawe. Menya gukoresha phone yawe neza. Utwugarizo. Warangiza ugakanda ushakishiriza nk'uko mbikoze. Dore ibyo nashakaga biraje. Ni iyi video yo ku Nzobere TV Show. Wabonye uko bikozwe n'uko bije? None reka turebere hamwe uburyo bw'ishakisha bwa kabiri. Ubwo nta bundi nabwo ni ugukoresha akanyenyeri mu twugarizo ku ijambo ushidikanyaho. Byose bigenda biti? Wenda katuvuge ko urimo gushaka lyrics z'indirimbo runaka ariko ugashidikanya ku ijambo runaka. Aha ushobora gukoresha akanyenyeri kuri iryo jambo ku buryo Google yarisimbuza irindi jambo mu gihe iryo jambo ritabonetse. Aha se wumvise uburyo bikorwa? Nabyo ntabwo bigoye. Uzabikora nk'uko nari maze kukubwira haruguru kuri buriya buryo bwa mbere. N'ubundi uzajya ushakishiriza nk'uko turakomeza kubibona, maze wandike ijambo ushidikanyaho, nurangiza ukurikizeho akanyenyeri. Urugero, nk'ubu ngeho nshakishiriza muri Google nanditse Inzobere akanyenyeri TV Show. Muri make nashakaga kwandika Inzobere TV Show, ariko kugira ngo mbanze mberekeye uburyo bikorwa byanditse nabi ku bushake. Noneho katurebe uko Google idukosora. Wabonye uko rije bahise bandika Inzobere TV Show. Uburyo se bwari ubuzi? Hano uburyo buri bukunezeze kurusha ubundi wabwandika hano hasi muri comments. Nyuma kurebera hamwe uburyo bwa kabiri, tugiye kugaruka ku buryo bwa gatatu. Nabwo nkurarikiye kubukurikirana nagutindiye nabwo kamukubwire. Gatatu, koresha akamenyetso ko gukuramo ku magambo utifuza. Byose bigenda biti? Tuvuge wenda kuri gushaka ikintu runaka, Google igakomeza ikuzanira ibyo udakeneye. Ushobora gukoresha tire cyangwa se akamenyetso ko gukuramo imbere y'iryo jambo udashaka ko rigaruka. Urugero, umuvugo, mudukubo, igisigo, marebe, atemba amaribori. Kambanze mbyandike byose urebe. Nk'ubu mbishakishije muri Google, dore bihise bizamo byose. Noneho rero tugiye gushyiramo tire kuri iriya jambo riri mu dukubo, ari ryo igisigo. Bivuze ngo nidushakisha ntabwo riri bugaruke muri iriya nteruro yari imaze kuza. Kansubire muri Google nabyo mbikwereke. Nk'umukiza agatire imbere y'iri jambo umuvugo. Ndashakishije, hahise haza iyi nteruro
namwe mureba ariko havuyemo rya jambo ryari riri mu dukubo. Aha noneho si ubwo wari ubuzi, noneho nyuma yo kubona tugiye kukurangira ubundi bw'ingirakamaro buzagufasha cyane. Ku mwanya wa 4, shakisha kuri website imwe gusa, maze ibyo ushaka biba ari ibya site imwe, nta bintu by'akajagari bije mu byo uri gushaka. Byose bigenda biti. Aha ushobora gukoresha ukabaza Google kugushakira kuri iyo website imwe gusa. Urugero, katuvuge ko nk'iyi channel yacu ifite urubuga rwitwa inzobere.com. Noneho niba ushaka kubona inkuru zirimo ijambo telefone, ushobora kwandika telefone site inzobere.com. Nubikora gutya hazahita haza ibijyanye n'ibyo ushaka, ariko noneho bize kuri ya site bashakaga. Aho wowe icyo uzakora ni ugushakisha bitewe n'ibyo ushaka. Ese utakora subscribe ku Nzobere TV show? Utarayikora wayikora, ugakomezanya n'Inzobere TV show mu kunguka ubumenyi butandukanye. Noneho kadukomeze ku buryo bwa 5. Uburyo bwa 5 ukoresha ijambo define, maze ubone ubusobanuro bw'amagambo. Byose bigenda biti. Aha ukoresheje ijambo kugira ngo baguhe ubusobanuro burambuye kuri iryo jambo. Nk'ubu ngiye muri Google nanditse defini inzobere. Aha nubikora gutya nk'uko nabikubwiye, bazakuzanira ubusobanuro burambuye kuri iryo jambo shakishwa. Icya 6, ushakisha site isa n'indi. Icyo bizagufasha no kuzabona urubuga rusa kimwe n'urwajya gukoresha. Byose bigenda biti. Aha rero ushaka nko kugereranya ibiciro, amakuru se cyangwa se kureba site nziza wakoresha ikora bimwe n'indi usanzwe uzi, ushobora gukoresha ijambo related website. Urugero, related.britannian.com. Aha nubikora nk'uku bazakuzanira urundi rubuga rwandika nk'ibyo wajyaga ushakira kuri rwa rundi ukunda ariko utazi n'izindi nkabo. Bakunze Inzobere TV show, mukomeze kuryoherwa n'amayeri 10 yo gukoresha Google. Mureke dukomereze ku buryo bwa 7. Uburyo bwa 7 se bwo ni ubuhe? Shira amatsiko. Uburyo bwa 7 Google ishobora kugukorera imibare. Byose bigenda biti. Aha ho ni igisubizo ku bantu batinya imibare iyo ari yo yose. Ese byo bigenda biti? Google ushobora kubikoresha nka calculatrice cyangwa se ukayibaza ibibazo bitandukanye bya siyanse cyangwa se n'imibare. Urugero, ushobora kwandika 20 gukura 30. Turabizi ko bihwanye na 600, ariko mu byo twita Avogadro's constant. Ushobora kandi no kwandika ijambo calculator maze ikaguha calculator ukoresha. Nk'ubonye ukuntu nk'aha bise bifunguka, ngira ngo urayibona neza rwose. Aha rero bitewe n'urwego uriho mu mibare, ushobora kwandika imibare iyo ari yose maze ukabona igisubizo. Ikindi cya 8 ngiye kukubwira cyo gikenerwa n'abantu benshi cyane ariko bakakibura, ni uburyo buzagufasha gukora akazi gatandukanye cyangwa se gusubiza ibibazo binyuranye. Uburyo bwa 8, kuvunja amafaranga no guhindura ingero z'uburebure. Byose bigenda biti. Wari uzi ko ushobora kubaza Google uko idolari rimwe ringana cyangwa se uko mayiro imwe ingana mu birometero? Urugero, 1 USD to Rwandan francs, 1 mile in kilometer, 1 inch 2 cm, 1 byte to kilobyte. Aha urugero rwose washaka warubona, na za zindi utatekerezaga ko zibaho nazo wazibona uko zingana mu buryo wifuza. Nyuma yo kumara kumva uburyo bwa 8, ngiye kukubwira ubundi buryo buzakugera ku ngingo kandi bitakugoye. Uburyo bwa 9, shaka ubwoko runaka bwa file. Byose bigenda biti. Aha rero ushobora kubwira Google ko kuzanira nka Word gusa cyangwa se ubundi bwoko bw'inyandiko runaka mu byo tuzi nka fiche cyangwa se file. Ukoresheje rero file type. Urugero, kadukoresha izina rya video iri kuri channel yacu yitwa ngo uburyo wahuza kamera ya phone y'undi muntu n'iyawe ukajya ubona amafoto yafotoye kuri telefone yawe. Uburyo uzabyandikamo wenda niba ushaka video, Word, Excel cyangwa se indi document yose wifuza, uzandika iryo zina nurangiza wongera utudomo 2 wandike ubwoko bw'iyo file ushaka. Urugero, kadukoresha rya zina nakubwiye hano. Urandika uburyo wahuza kamera ya phone y'undi muntu n'iyawe ukajya ubona amafoto yafotoye muri telefone yawe, utudomo 2 video. Warangiza ugakora search nk'uko mbikoze. Nk'ubu haje video ngiyi namwe murayibona. Kandi buri kimwe uzakenera uzahita ukibona kiri uko ucyifuza. Uburyo turi busorezeho ushobora kuba ari ubuzi ariko utaruzi uko bukora nuko bwitwa mu ikoranabuhanga. Ubwo nta bundi. Uburyo bwa 10 ni ugukora amakosa mu myandikire, burya ntacyo utwaye kuri Google. Byose
bigenda biti. Ahangaha tukivuga ushobora kutemeranya natwe, ariko icyo mvuga ni uko kuri Google ntacyo bitwaye ku mpamvu ndibuze kukubwira. Ariko kuri twe nk'ikiremwamuntu dukoresha ayo mashakiro biratwangiza, kuko bituma tutamenya kwandika aya magambo neza nk'uko byakagombye. Burya rero ugikoresha tekinike yitwa Fuzzy Search, ku buryo nubwo ijambo ryaba ryanditse nabi igerageza gushaka irindi jambo ryenda gusa n'iryo washakaga. Ntukagire ikibazo mu gihe rero utazi neza ijambo uko ryandikwa. Wowe icyo ukora ni ukujya aho ushakishiriza ukandika ijambo uko uritekereza, maze ubundi muri ako kanya Google yifashishije uburyo bwa Fuzzy Search igahita itekereza amagambo yenda gusa n'iryo wanditse, maze wowe ugahitamo ijambo bitewe n'iryo washakaga. None se wumvishe uburyo bwose, ubwagushimishije ni ubuhe? Ubwo utari uzi ni ubuhe? Ese icyo ushaka ko tuzagukorera mu ikoranabuhanga ni ikihe? Nicyo cyandike muri comment, kandi wowe utakora subscribe ku Nzore TV show wayikora, maze tugakomezanya mu isi y'ikoranabuhanga. Ikiganiro cyacu nakagaruka nawe utaha. Bye bye.